Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere. Amazina ya basekuruza ba Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se, Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari, Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi, Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se igihe bimuriwe i Babuloni. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eliyazari, Eliyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yozefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu witwa Kristo. Nuko basekuruza bose uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri Dawidi ni 14, kandi uhereye kuri Dawidi ukageza igihe bimuriwe i Babuloni ni 14, kandi uhereye icyo gihe bimuriwe i Babuloni ukageza kuri Kristo ni 14. Kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yozefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yozefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imuri Mariya y'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yozefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we. Ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 2. Abanyabwenge baramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati: umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati: ni i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya. Niko byanditswe n'umuhanuzi ngo: nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yudaya, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu yose ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe babonye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati: nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba bajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Yozefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ati: byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza uwo mwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho,
bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, induru yumvikaniye irama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvise yuko Arikelayo yimye i Yudaya ahase Herode, atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 3. Yohana umubatiza yigisha, abatiza. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Yeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Kubatizwa kwa Yesu. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira, ati ko hari igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 4. Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfuka mukandami. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda ajya i Galilaya. Yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu atora abigishwa be ba mbere, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira.
Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Siriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya yo hakurya. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5. Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza So wo mu ijuru. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe, akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke uture ituro ryawe. Wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira. Ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Ntugasambane. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha, ugice ugitekure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana, aba amuteye gusambana, kandi uzacyura umugore wasenzwe azaba asambanye. Ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi.
ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, uwange umwanzi wawe. Ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 6. Yesu aduhana kutagirira ubuntu kwishimisha. Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wehoho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye. Nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Gusenga. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhereko usenge So mwihereranye. Nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko So azi ibyo mukeneye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na So nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Yesu aduhana kutiyiriza ubusa ngo twishimishe. Kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse So uri ahiherereye, kandi So ureba ibyiherereye azakugororera. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingesi zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'uba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Ntimukunde iby'isi. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntimukiganyire. Nicyo gitumye mbabwira nti: ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti: tuzarya iki? Cyangwa muti: tuzanywa iki? Ntimukiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki? Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera. Ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki.
kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7. Ntimukagaye abandi mwiretse, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti henga ngo utokore agatotsi mu jisho ryawe, kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ari bwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Ibyejejwe by'Imana ntimukabihimbwa, kandi n'imaragarita zanyu ntimukazita imbere y'ingurube, kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirana zikabarya. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza babimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, muba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 8. Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami, washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n'ituro Mose yategetse, ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Ageze i Kaperinawumu, haza umutware utwara umutwe w'abasirikare, aramwinginga ati, mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda, aragenda, nabwira undi nti ngwino, akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisirayeli. Ndababwira ukuri yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru, ariko abana bo muri burya bwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, ariho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Yesu abwira uwo mutware ati,
nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Umugaragu we akira uwo mwanya. Yesu ajya mu nzu ya Petero, abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga, amukora ku kuboko ubuganga bumuvamo, arabyuka aramugaburira. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Gukurikira Yesu ntibyoroshye, kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, banza undeke ngende mpambe data. Yesu aramubwira ati, nkurikira, reka abapfuye bihambira abapfuye babo. Aturisha inyanja, yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize turapfuye. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukema? Maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Akiza abantu bafite dayimoni. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva, bari abasazi cyane bituma ari ntawatinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni bazibonye baramwinginga bati, nutwirukana utwohereze muri uriya mugana w'ingurube. Arabasubiza ati, nimugende. Babavamo baragenda, bajya muri izo ngurube. Umugana wose wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zipfira mu mazi. Abungeri bazo barahunga, binjiye mu mudugudu bavuga ibyo babonye byose n'ibyo bari batewe n'abadayimoni. Aho muri uwo mudugudu bose bajya gusanganira Yesu, bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 9. Akiza ikirema gihetswe na 4, amaze kukibabarira ibyaha, yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo. Bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi, nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, humura ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati, uyu yarigereranije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka, aragenda, arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Ahamagara Matayo. Yesu avayo, akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha, basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, niki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Ariko nimugende mwige ukwira ijambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Maze haza abigishwa ba Yohana baramubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavamo nibwo baziyiriza ubusa. Ntawe utera ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo, iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama. Azura umukobwa wa Yayiro. Akibabwira ayo magambo, ahaza umutware aramupfukamira, aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be.
nuko hari umugore uri mu mugongo wari abimaranye imyaka 12 amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we kuko yibwiraga ati ninkora umwenda we gusa ndakira. Yesu arahindukira amubonye aramubwira ati mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akiri uwo mwanya. Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga, arababwira ati nimuhave kuko agakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu agafata ukuboko karabyuka. Iyo nkuru yamamara muri icyo gihugu cyose. Ahumura impumyi ebyiri, akiza abarwayi. Maze Yesu avayo, akigenda impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti tubabarire mwene Dawidi. Ageze mu nzu izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibaza ati mwizeye ko mbishobora? Ziramusubiza ziti ye databuja. Aherako akora ku maso yazo arazibwira ati bibabere nk'uko mwizeye. Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanangiriza cyane ati mwirinde ntihagire umuntu ubimenya. Nyamara basohotse bamwamamaza hose muri icyo gihugu. Bakigenda bamuzanira ikiragi gitewe na dayimoni. Amaze kwirukana dayimoni ikiragi kiravuga. Abantu baratangara bati uhereye kera kose ntiyigeze kuboneka nk'ibi muri Isirayeli. Ariko abafarisayo baravuga bati umutware w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'umwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu uko ari benshi arabababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Maze abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 10. Amazina y'intumwa 12. Ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'intumwa 12 naya: uwa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se, na Filipo, na Barutolomayo, na Toma, na Matayo umukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Arufayo, na Tadayo, na Simoni Zerote, na Yuda Iskariyota ari we wamugambaniye. Abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni. Mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanzu 2 cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga. Ariko umudugudu wose cyangwa ibirorero icyo muzajyamo mushakemo uwo muri cyo ukwiriye, aba ari ubacumbikira mugeze aho muzacumbukurirayo. Nimwinjira mu nzu mubaramutse. Inzu nibikwiriye amahoro yanyu yizemo, ariko nibidakwiriye amahoro yanyu abagarukire. Kandi nibanga kubacumbikira cyangwa kumva ibyo muvuga, nimuve muri iyo nzu cyangwa muri uwo mudugudu mukunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu n'i Gomora kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Uburyo intumwa zizarenganywa. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora. Muzaba bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibababangamira ntimuzahagarika umutima w'uko muzavuga. Ariko nibabagambanira ntimuzahagarika umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, n'abana bazagomera ababyeyi ngo babicishe. Muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Nibabarenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isirayeli umwana w'umuntu ataraza. Yesu akomeza intumwa ngo zidatinya. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizebuli, nkanswe bari mu rugo rwe. Nuko ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe kizatwikururwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana.
ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe? Ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi, ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose. Nuko ntimutinye, kuko muruta ibishwi byinshi. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Kwikorera umusaraba. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umugaragu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ubemera nijya aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye yantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11. Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Abo bakigenda, Yesu atangira kuvugana n'abantu bya Yohana ati, mwagiye mu butayu kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda yorohereye? Erega bambara iyorohereye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajyanywe n'iki? Kureba umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo niwe wandikiwe ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza igutunganiriza inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuwe kugeza igihe cya Yohana, kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro bahamagara bagenzi babo bati, twabavugirije imyirongi ntimwabyina, twaboroze ntimwarira. Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bagira bati, afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje aryanywa, bagira bati, dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Yesu ahanurira ab'ikorazini n'ab'i Betisayida, maze atangirira aho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko batihannye. Ati, Korazini uzabona ishyano, Betisayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihannye kera, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Ariko ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomo ibikiriho nanone. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomo kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo umwana ashatse kuyimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura.
mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 12. Yesu asobanura uburyo isabato ikwiriye kuziririzwa. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo, barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya cyangwa abo bari kumwe, keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato. Avayo ajya mu isinagogi yabo, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati, ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Yesu abimenye arahava, abantu benshi bajyana nawe, abakiza bose, arabahana ngo batamwamamaza nk'ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, dore umugaragu wanjye nkunda natoranije, umutima wanjye ukamwishimira. Nzamushyiramo umwuka wanjye, azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, ndetse no mu nzira ntawe uzumva ijwi rye. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, kugeza ubwo azaneshesha gukiranuka kwe, kandi izina rye abanyamahanga bazaryizigira. Yesu akiza umuntu wari ikiragi akaba n'impumyi. Maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Abantu bose baratangara baravuga bati, mbese uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Amenye ibyo bibwira arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, kwaba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho buti? Nanjye niba ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari umpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko ari bwo yabona uko asahura inzu ye? Uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka n'icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mwabana b'inshiramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Yesu yima abafarisayo ikimenyetso. Nuko bamwe mu banditsi n'abafarisayo baramusubiza bati, mwigisha, turashaka kureba ikimenyetso kiguturukaho. Nawe arabasubiza ati, abantu b'igihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ibimenyetso, ariko nta kimenyetso bazahabwa keretse icy'umuhanuzi Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ab'Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka, babatsindishe, kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona, kandi dore uruta Yona ari hano. Umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano.
dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba ku b'iki gihe kibi. Bene wabo wa Yesu akivugana n'abantu, nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Umuntu aramubwira ati nyoko na bene so bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Nawe asubiza ubimubwiye aramubaza ati mama ninde na bene data ni bande? Arambura ukuboko agutunga abigishwa bati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 13. Umugani w'umubibyi. Uwo munsi Yesu asohoka mu nzu yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo, abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati niki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki: nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Yesu asobanura umugani w'umubibyi. Ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. Nuko nimwumva umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we. Kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo ni we wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu mu ruhambira imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Umugani w'akabuto ka sinapi n'umusemburo. Abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we. Nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini kakaruta imboga zose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze, akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Ayo magambo yose Yesu yigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo
nzabumbura akanwa kanjye nca imigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Maze asezera ku bantu, yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima n'isi. Imbuto nziza nizo bana b'umwami, urukungu n'abana b'umubi. Umwanzi warubibye n'umwanzi, isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa se. Ufite amatwi niyumve. Umugani w'izahabu n'imaragarita n'urushundura. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Umuntu azigwaho arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura bajugunya mu nyanja ruroba ifi z'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, bakicara bagatoranyamo inziza bakazishyira mu mbehe, imbi bakazita. Uko niko bizaba ku mperuka y'isi. Abamarayika bazasohoka batoranye abanyabyaha mu bakiranutsi, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Aya magambo yose murayumvise? Baramusubiza bati, ye. Arababwira ati, nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru agereranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera abikuye mu bubiko bwe. Yesu asuzugurwa n'abo mu gihugu cy'iwabo. Yesu amaze kubacira iyo migani, ava yajya mu gihugu cy'iwabo, aheraho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati, ubu bwenge n'ibi bitangaza uyu yabikuye he? Mbese harya si we wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yozefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi bitewe n'uko batamwizeye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 14. Uko Herode yishe Yohana Umubatiza. Icyo gihe umwami Herode yumvise inkuru ya Yesu, abwira abagaragu be ati, uwo ni Yohana Umubatiza wazutse, nicyo gituma akora ibitangaza. Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha, akamushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari mukamwene se Filipo, kuko Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko umucyura. Yifuzaga kumwica, ariko atinya abantu, kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe, ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana, arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Nawe amaze koshywa na nyina, aramubwira ati, mpa igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Umwami arababara, ariko ategeka ko bakimuha ku bw'indahiro yarahiriye imbere y'abasangiraga nawe. Atuma mu nzu y'imbohe ngo bace igihanga cya Yohana. Bazana igihanga cye ku mbehe, bagiha umukobwa, agishyira nyina. Abigishwa be baraza, bajyana umurambo, barawuhamba, maze bajya kubibwira Yesu. Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu abyumvise arahava, agenda mu bwato, ajya aho abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira, baciye ubutaka. Yomotse abona abantu benshi, arabababarira, abakiriza abarwayi. Umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera bati, ahangaha ntihagira abantu, none umunsi urakuze. Sezerera abantu bajye mu birorero bihahira ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo, muba ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2. Arararama, areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima, ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu. Bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye, bwuzura intonga 12. Abariye bari nk'5,000, abagore n'abana batabariwemo. Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya,
amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana n'abati, nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'i Genesareti. Abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo bakore ku ncunda z'umwenda we gusa, abazikozeho bose barakira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 15. Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arababaza ati, namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu, mwandyaryamu. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bunsengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahamagara abantu arababwira ati, nimwumve musobanukirwe. Ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke, nabarandata impumyi kandi nabo bahumye. Ariko impumyi irandase indi, zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati, dusobanurire uwo mugani. Aramubaza ati, mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo? Ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica, gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi, mbabarira umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Yesu akiza abarwayi, ahaza abantu 4,000. Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara. Abantu benshi baza aho ari, bazana abacumbagira n'ibirema n'impumyi n'ibiragi n'abandi barwayi benshi, babarambika hasi imbere ye arabakiza. Bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda, n'impumyi zireba, bahimbaza Imana y'Abisirayeli. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, mbabariye abo bantu kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none ntibafite ibyo kurya. Sinshaka kubasezerera batariye,
isari itabatsinda ku nzira. Abigishwa baramubaza bati, muri ubu butayu twakuraho imitsima ingana ityo yo guhaza abantu bangana batya? Yesu nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati, ni 7 n'udufi duke. Ategeka abantu ko bicara hasi. Yenda iyo mitsima 7 n'udufi arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be, nabo babiha abantu. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7. Abariye bari abagabo 4,000, abagore n'abana batabariwemo. Asezerera abantu, yikira mu bwato, ajya mu gihugu cy'i Magadani. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 16. Yesu yima abayuda ikimenyetso. Abafarisayo n'abasadukayo baraza, bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona. Abasigaho aragenda. Abigishwa bajya hakurya, ariko bibagiwe kujyana imitsima. Yesu arababwira ati, mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Bariburanye ubwabo bati, nuko tutazanye imitsima. Yesu arabimenya, arababaza ati, mwabafite kwizera gukemwa? Igitumye mwiburanya ubwanyu nuko mudafite imitsima? Ntimurajejuka? Ntimwibuka ya mitsima 5 ku bantu 5,000 mwujuje intonga zingahe? Cyangwa ya mitsima 7 ku bantu 4,000 mwujuje ibitebo bingahe? Ni iki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima? Keretse ko mwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'iy'abasadukayo. Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa 3. Petero aramwihererana, atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndababwira ukuri yuko muri abo bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 17. Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera, bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire.
Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Yesu arabegera bakoraho arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi Yesu arabihanangiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho Umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati, ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka. N'Umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko ababwiye ibya Yohana Umubatiza. Yesu akiza umwana urwaye igicuri. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati, Mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, ni iki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bakigenda i Galilaya, Yesu arababwira ati, Umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa afatwe n'abantu, bazamwica maze ku munsi wa gatatu azurwe. Barababara cyane. Bagera i Kaperinawumu, abantu bakoresha umusoro w'ididarakama baza aho Petero ari baramubaza bati, mbese umwigisha wanyu ntatanga ididarakama? Arabasubiza ati, arayitanga. Yinjiye mu nzu, Yesu aramutanguranwa aramubaza ati, utekereza ute Simoni? Abami bo mu isi abo baka umusoro n'ihoro ni abahe? Ni abana babo cyangwa ni rubanda? Aramusubiza ati, ni rubanda. Yesu aramubwira ati, nuko rero abana bo bibereye mu mudendezo. Ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubanze gufata uyende, uyasamure urasangamo sitateri, uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe.